Ijambo ry'ingenzi, wowe uhisemo iyihe nzira? Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 n'uwa 14, ijambo ry'Uwiteka rigira riti: munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana ku bugingo iraruhishe, kandi abayinyuramo ni bake. Imbere yawe hari inzira ebyiri, inzira ngari yo kwimika inarinjye n'inzira ifunganye yo kwitangaho igitambo. Mu nzira ngari ubasha kuyoborwa no kwikunda, ubwibone no gukunda isi. Ariko abanyura mu nzira ifunganye basabwa kuzibukira ibibaremerera byose n'icyaha kibasha kubizingiraho vuba. None ni iyihe nzira wahisemo? Mbese ni ijyana abantu ku rupfu rw'iteka ryose, cyangwa ntibajyana mu bwiza no kudapfa? Nta kindi gihe gikomeye kigeze kibaho mu mateka y'isi gihwanye n'iki gihe turimo. Inyungu zacu z'iteka ziri mu mazi abiri. Ni ingenzi ko tugomba guhaguruka tukamenya niba guhamagarwa no gutoranywa kwacu bifitiwe icyizere. Ntiduhangare kuba twazimiza inyungu z'iteka kubw'utuntu tw'ubusabusa. Tugomba kuba abanyamuhati. Icyo turi gukora ubu ikigomba kuba inzira tuzakoreramo mu gihe kizaza. Byose ni ibibazo by'igihe kitarondoreka, kandi ntidushobora kuba imburamukoro, abanenganenzi n'abatagira icyo bitaho. Ni nk'aho muri wese muri twe yakwibajije ngo ubugingo bw'iteka kuri njye ni iki? Mbese ibirenge byacu biri mu nzira ijya mu ijuru, cyangwa biri mu nzira ngari ijyana abantu mu irimbukiro? Abagize intsinzi mu buzima bwa gikirisitu bazafata ibintu byose nk'igihombo bigereranijwe n'agaciro katagira akagero ko kumenya kirisitu. Ababa muri kirisitu gusa nibo bashobora kumenya ubuzima nyakuri cyari cyo. Baha agaciro iyobokamana nyakuri, taranto zabo z'icyitegererezo, ubutunzi n'ubushobozi babishyize ku gicaniro cyo kwitanga, bashaka gusa kumenya no gusohoza ubushake bw'uwapfiriye kubacungura. Bazi ko inzira basabwa kunyuramo igororotse kandi ifunganye, kandi ko bategererejwemo n'inkomyi n'ibishuko. Uko bazaba bahanganye n'ibishashagirana bibarehereza kunyura mu nzira ngari ijyana abantu ku kurimbuka. Ariko bazabona ibirenge bya kirisitu byababanjirije kuyinyuramo, maze bamaranire kugera aho dutanguranwa, ngo bahabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu. Bazahitamo inzira itunganye iyobora abantu mu ijuru. Imana ibahe imyumvire myiza.